We have been working tirelessly to ensure our listing process is flawless. The long-awaited day is almost here. Ni ukuvuga ngo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 niwo munsi uri official ya listing y'iyi Vertus Foundation coin izaba yitwa VAT. Hanyuma muzi ko nyine iyi Vertus ari Airdrop, ari Telegram mini app project. Nagiye ngusaba kuba wakora ndetse ugashyiramo imbaraga kuko nyine kuyimayininga biragoye, batanga uducoin duke, batanga utuvati duke. Ikindi kandi muri pre-market kuri get.io nabonye ari coin iri gutradingwa ariko nyine muri pre-market ku giciro cyiza cyane. Uri kubona ko batubwiye ko hari top tier exchanges zizaristinga iyi Vertus Foundation coin izaba yitwa VAT, ndetse uri kubona ko hari n'iyindi exchange bakiri mu biganiro. Wenda tuje hano kuri showmo tukareba niba hari ibindi bintu by'ingenzi. Until the listing, the mining process will continue giving you the chance to maximize your reward. Remember, the most active users will secure the largest reward. Don't forget to log in daily, collect your reward and complete missions. Our incredible support continues to be driving force behind our growth. Let's make milestone unforgettable together. Hanyuma nyine ngira ngo ndakoze kubisoma, iyo naza kubisoma ntago nari kuze kugusobanurira ngo usobanukirwe. Uri kubona ko batubwiye ko mining iracyakomeje kugeza umunsi wa listing date. Hanyuma baradusaba gukomeza kuba active kuko gukomeza kuba active nibyo bizatuma nyine tubona ibihembo bihagije cyangwa se amafaranga menshi. Hanyuma bakatubwira tuzajya dukora login buri munsi, du collecting reward ndetse tuna completing missions. Hanyuma bakaba bari kuvuga ko tugiye kubaka nyine ikintu kitazibagirana dufatanyije kuko twebwe nka community nitwe tuba twarakoze izi coin zose mugenda mubona guys. Hanyuma uri kubona ko nakabuza ku itariki 27 nibwo listing date izaba igeze. Umunsi wa listing nibwo uzagera ku itariki 27. Muzi ko na tomato nayo market ifite coin yitwa toma nayo izaba ritse ku itariki 20 z'ukwa 12. Hanyuma ku munsi w'ejo ku itariki 28 muzi ko tuzatradinga major. Nge nabonye zanjye zo kuri bitgate. Hanyuma reka nze hano kuri get.io mwereke igiciro iri ya VAT coin imwe iri gutradingwaho muri pre-market. Ndetse niba uri mushyashya ngo haye ikaze, kanda kuri subscribe iyi video uyihe like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma umuntu uri kumamagara. Ima. Hello? Hello? Okay, reka mbere yuko tujya kuri Telegram mini app yiri ya Vertus Foundation banze nkwereke igiciro kiri gutradingwaho iyi VAT coin hano muri pre-market kuri get.io. Okay, hanyuma nukuvuga ngo get.io ikimara gufunguka ndaza hano muri search cyangwa se hano banyura bagiye gushakisha hano mwishakiro nandikemo pre-market cyangwa se gutya piri kuko nsanzwe mbikora birahita bikunda. Ndategerezaho gato cyane nitonze, nze hano kuri pre-market trading. Ninza kuri pre-market trading ndategerezaho gato cyane nitonze. Hanyuma uri kubona ko izi ziba ari coin ziri muri pre-market hano kuri get.io. Gusa ariko mwibutsa ko pre-market ntago yemeza ko 100% iyo coin yaristinzwe cyangwa se yabaye listed muri pre-market izana ba spot listed. Gusa ariko iyi coin yacu yitwa VAT nari nyirenze hahari. Uri kubona ko hariho igiciro giheruka cyangwa se last price, hakabaho na highest bid cyangwa se igiciro abantu benshi bakomeje kugenda baguriraho, hakabaho na lowest
ACK. hanyuma uri kubona ko mu by'ukuri ntago ari igiciro kibi cyane. Uri kubona ko iyi VAT ya Vertus Foundation ni coin iri gutradingwa ku giciro kitari kibi cyane. Iyi project ya Vertus ngewe nayishyizemo imbaraga guys, niba nawe warayishyizemo imbaraga ni ibintu byiza. Ni izihe mpamvu zatumye nyishyiramo imbaraga? Nuko nabonaga ari coin tumayininga bigoranye kandi ari coin nyine abantu benshi batitabiriye, itarabaye popular kandi nkabona ifite gahunda. Niyo mpamvu yatumye nyishyiramo imbaraga, kuko ubundi mbere twari tuzi ko Airdrop iyo ibonye abantu benshi ariko gukomera kwayo ikazamenyekana ikazanatanga amafaranga, ariko muri iyi minsi mbona ahubwo iyo Airdrop ibaye popular cyane bituma ngo nyine abantu batabona amafaranga menshi kuko bazayagabana ari benshi. Hanyuma iyi Vertus yo ifite abantu bake cyane, uri kubona ko ni miliyoni 2 zonyine hano kuri iyi Telegram channel. Hanyuma reka nze ndanshinge iyi Telegram mini app turebe mu by'ukuri uburyo bushoboka buhari twibukiranye bwadufasha kuzabona amafaranga menshi ejo bundi ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 12 tugiye kwinjiramo. Hanyuma ndaza hano kuri collect, tugiye kwinjiramo kuko uyu munsi turi ku itariki 27 tujye do claiming a daily reward. Mwibuke nibyo bintu badusabye. Hanyuma izi task ugomba kuzikora nyine zose kuko uri kubona baguha 0.2 VAT gusa. Iyi ndaza kuba nyikora wenda gusa. Reka tuze hano storage, hari igihe iba yuzuye nyuma y'amasaha 3 cyangwa ngahe. Ubu ukwiye kuza ukajya ucollecting a daily reward yawe, ukaza hano kuri claim. Hano iyo ushaka guclaiming 2x utanga gas fee muri toni coin gusa. Iyi project ntago yegeze idusaba kuba twatanga na 0.1 toni cyangwa se n'igice cya Telegram stars kugeza ubwo inadutangarije listing date. Hanyuma iyi project kandi mwibuke nagiye mbasaba kuyishyiramo imbaraga. Hanyuma ukajya wibuka ukaza kuri aka kantu kuko baduha daily combo nyitanga muri Telegram channel yitwa how to get paid, cyangwa se muri group ya WhatsApp yitwa how to get paid. Nahangiramo update, link zose ziri muri videos description box. Ndetse niba nawe uri mushyashya uri kubona ko haracyabura iminsi igera hafi ukwezi kuburaho nk'icyumweru. Okay, ntago ari ukwezi kuburaho icyumweru ahubwo ni ukwezi kuzuye, kuko uyu munsi turi ku itariki 27 kandi listing izaba n'ubundi ku itariki 27. Nawe wayijoyininga ukagerageza kureba ko nyine ukwezi kuzarangira ubonye nka coin kuko uri kubona ko nyifiteho coin 242 ndetse mfiteho account 2 nabonye ukora account rwose ikaba mining faster ikihuta. Sinzi impamvu iyi nayifunguye kera nyuma mfungura indi, ariko mfiteho coin ziruta izi ngizi. Hanyuma iyi daily combo ukanda kuri utu tuntu baba baguhaye ukatwalanjinga muri order nyine. Nanga uburyo tuba twalanjinze cyangwa se uburyo tuba dutondekanyije. Uza rero nk'ubu ngubu iyo uyu munsi ku itariki 27 turabanza akangaka niko kambere, dukurikizeho akangaka dukurikizeho akangaka. Hanyuma finally turongera kano n'ubundi aka gatatu ni nako ka kane. Hanyuma utegereza witonze, uri kubona ko bahise bamavati 1.4. ukibuka ukajyuza hano kuri friends niba hari uburyo watumira umuntu ukamutumira, kuko uri kubona ko aba n'abantu nagiye numira kandi uri kubona ko bafiteho VAT coin zitari nyinshi cyane, nta nubwo ari mbi kuko nyine mwabonye ko muri pre-market ari kuri get.io iyi coin ya VAT iyi Vertus Foundation itari gutradingwa ku giciro kibi cyane. Hanyuma ukajya wibuka ukaza no kuri upgrade, ukajya upgradinga ukajyuza hano kuri card. Nubwo izi card nagiye nkunda kuzikoresha cyane, hari za phishing n'ibiki, ukexploringa nyine nawe nyine guys. Ngira ngo ni ibyo ngibyo niyo update. Ndakeka ibyo bihagije kuri iyi Vertus. Uyishyiremo imbaraga ku itariki 27 z'ukwezi gukurikiraho kwa 12 mu mpera z'ukwa 12 nyine
nibwo nyine twiteze ko project nyinshi zizaristinga, kuko nazo zishaka kuritinga nyine igihe isoko rikiri hejuru. Nago project yakifuza kuzalocinga isoko rya crashinze coin zamanutse. Hanyuma reka mwifurize ibihe byiza, kanda kuri subscribe kugira ngo igihe cyose dukoze video ijye ibageraho mu ba mbere. Ndabakunda cyane guys, bye bye.